niko wa mugabo witwa nde, wafatiwe iki, ukorera hehe? Nitwa Munyantore Jean Claude. Munyantore Jean Claude. Nkorera mu Gatenga. Mu Gatenga. Wongerejwe? Mu Gatenga ukora iki? Ndacuruza. Wacuruzaga iki? Amavuta. Amavuta bwoko ki? Yo guteka, yo kwisiga? Ndancuruza amavuta yo kwisiga muri rusange. Ariko mu bigaragara mu bucuruzi bwanjye bw'amavuta habonetsemo amavuta atemewe, ariko njyewe mbimenye vuba kuko mperutse kubibona kuri televiziyo, nibwo nabimenye. Kuri televiziyo wabonye y'iki? Yabonye ibintu nk'ibi nyine mwafasha abantu, mwabafashe muri kubimenya. Hanyuma se kuvuga ko aribwo wabibonye, ayo bagufatanye se wayiranguriye? Oya, ntabwo nongeye kurangura, nari nafashe umwanzuro ko nzacuruza ayo mfite nkahita ndekera, ariko kuko leta yabihagurukiye nanjye bangezeho bitarashira. Ni ukuvuga ngo wararanguye kubw'ibyago bakugeraho byo waranguye bitarashira. Wari usanzwe uzi neza ariko ko amavuta bita mukorogo yangiza uruhu rw'abantu kandi ko atemewe gucuruza? Nakubwiye ko ndabimenye yuko mbifite. Urabona nta makosa wakoze? Amakosa narayakoze kuko ntabwo waba wafatanywe icyaha ngo uvuge ngo nta cyaha ufite. Aya mavuta wayaranguraga he? Amavuta rero ukuntu njyewe nagiye nyabona, urabona hari abantu bakunda kugenda bafite udukapu mu mugongo, umwe akaba afite kororayiti, undi akaba afite byuti, undi akaba afite wenda nk'agatibe runaka, yakugeraho akakubwira ati ko mfite aka kantu urangurira. Waba ufite amafaranga ukamugurira, ukamuguraho dukeya tw'ubushobozi bwawe bungana, akagenda. N'ikindi gihe wazajya kubona ukabona n'undi araje ati siko mfite kororayiti urangurira. Waba ufite amafaranga ukagura aho ntawe ufite ukamureka akagenda. Nuko twagiye tubibona. Icupa mwarigurishaga ngaho? Bitatu. Irito cyangwa rinini? Iritoya? Agatoya akagura icyabiri. Ayo bagufatanye yose afite agaciro k'amafaranga angahe? Ntabwo nayabaze. Tigira asa n'utigira uvuga uti bamfatanye wenda niba ari amacupa 100 ntigiye yaba ari ibihumbi binini bigereranye. Abana ubuvuta bwari burimo bwinshi bwari butoya, sinamenya rero ngo byari bifite agaciro kangana gutya. Umucuruzi se urumva uhombye? Hari icyo uhombye? Ndahombye, nese sinabiranguye amafaranga. Ariko se hano uri ikosa wumva wishinja ndire cyangwa se icyaha wumva wemera wakoze n'iki? Ubu tuvugana ndishinja icyaha cy'uko curuza ibintu bitemewe n'amategeko, ariko ndabisabira imbabazi kuko ntabwo nzabisubira. Ubundi abakibicuruza burababwira? Abakibicuruza rero barahari nubwo ntakubwira ngo baraha, ariko mu byumvikana barahari kuko nanjye narindimo, nimba narindimo urumva ko hari n'abandi. Nabagira inama rero uko bakagombye kubireka kuko nta handi singishimira, ntabwo nishimiye kuba ndahangaha mwese mununze mikoro ndamba kamera. Ni ukuvuga ngo rero umuntu wese wanagerageza wanatekereza kuzacuruza bino bintu, namugira inama yo kubireka. Watubwira inzira bagufatiye mu buryo bagufatiye? Uburyo bamfashe bagusanze uri mu iduka ucuruza? Bansanze ndi mu kazi bisanzwe nyine k'ubucuruzi kuko ntabwo ari ibingibi ducuruza byonyine, ducuruza nyine n'ibindi bintu bisanzwe. Ubundi hari umuco wo gusaba fagitire, wowe iyo uri kubigura cyangwa ubirangura hari inyemezabwishyu ufite cyangwa uhabwa? Urumva umuntu ufite agakapu mu mugongo yigendera, uwo muntu afite fagitire? Ntayo. Umaze igihe kingana gite ubikora? Ntabwo ari kirekire cyane, mara bimaze nk'umwaka. Urakoze Munyantore Jean Claude. Urakoze cyane. Amazina yanjye ni Twagirimana Jean Paul, nkaba narafatiwe mu Karambo mu murenge wa Gatenga, aho nsanzwe nkorera ubucuruzi. Bagufatiye iki? Bagufashe gute? Basanze uri gucuruza amavuta atemewe harimo n'aya bita mukorogo.
wari ubizi ko yacuruza se ngera ijwi wari ubizi ko amavuta acuruza yangiza uruhu? ntabwo nari mbizi kuko ngewe amakuru sinabashije kuyamenya, ariko bamaze kudusobanurira ko ari ko bitemewe, natwe twabonye ko bitemewe duhitamo kubisabira imbabazi, kandi duhitamo no kubwira bagenzi bacu babikora ko batazongera kubikora kuko bitemewe n'amategeko. Batubwira uburyo ariya mavuta yakugeragaho? Ari amavuta ukuntu aza, hari abantu bagenda bazunguza, baba bafite udukapu mu mugongo, agucaho nyine akakubwira ati siko mfite iki n'iki urakigura, waba ugenda ugikeneye ukakigura, nuko ayo mavuta aboneka. ubwo ubuziranenge bwayo mwebwe mubwizera mutyo mugura ibintu mu nzira gushaka? niyo mpamvu natwe nyine tubisabira imbabazi. Mwebwe ubwanyu murayisiga? ntabwo tuyisiga kuko kenshi na kenshi ntabwo wasanga abantu b'igitsina gabo bashobora kwisiga ayo mavuta ayindura. ibintu byawe, amavuta yawe yafashwe yari afite agaciro kangana gute? ugereranyije byari bifite agaciro nk'ak'ibihumbi 400. nihe nama wagira noneho bagenzi bawe b'abacuruzi bagicuruza aya mavuta atemewe? inama nabagira ni uko batazongera kubikora kugira ngo batazagwa icyaha nk'icyo nanjye navuyemo, kandi ko bihanirwa n'amategeko, ariko ku bw'ibyo icyo cyaha nakoze nkaba gisabira imbabazi inzego z'umutekano hamwe n'itangazamakuru ko baramutse bangira imbabazi ntazongera kubikora, kandi nagira n'uruhare gushishikariza n'abandi babikora ko batazongera kubikora. ariko uramutse ugereranije aya ngaya tucuza azwi nka mukorogo n'andi asanzwe agurwa cyane ubu n'aya yayo n'umucuruzi yacuruza, aya baza babaza abakiriya bakunda aya ngaya, niyo bikunda, niyo benshi bakunda. bivuze ko ku mucuruzi kuyarangura ari showa deal. ku mucuruzi nyine byamwungura vuba, ariko nanone inyungu zigushyira mu bibazo, niyo mpamvu ugomba kuzireka. abazina ko nitwa Imana Jean Paul. muratwibwira mutubwire icyo mushinzwe, hanyuma munatubwire iyi miti cyangwa se aya mavuta akorwa mu ki, bigira izihe ngaruka ku mubiri w'uwayisize? Murakoze cyane. Nitwa Ntirenganya Lazaro, abanyobora division ishinzwe gukurikirana ingaruka z'imiti n'ibindi mu kigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura ibiribwa n'imiti mu Rwanda, Rwanda FDA. Nk'uko mwabibonye rero, aya mavuta atandukanye n'ibindi binoza bigasukura umubiri byagiye bifatwa, biba bikozwe cyangwa se biba birimo za ingredient zitandukanye zishobora kugira ingaruka ku buzima, cyane cyane ku ruhu, ingaruka zishobora kuba iz'igihe gito cyangwa se ingaruka z'igihe kirambye. Hari icyo nakwibutsa, ni uko hari iteka rya minisitiri ryasohotse muri 2016 ryerekanaga urutonde rwa products cyangwa se ingredient zitagomba kuboneka mu mavuta yo kwisiga n'ibindi bisukura bikanoza umubiri. Iryo teka rya minisitiri kandi rigaragaza n'ubundi ingredient cyangwa se ibishobora gukoreshwa mu mavuta yo kwisiga cyangwa mu bindi binoza bigasukura umubiri, ariko bikoreshwa n'abaganga cyangwa se n'abandi babihuguriwe, bikaba bigomba gukoreshwa nabwo mu ngano igenwe. kugira ngo rero urugero tubona mu byo bakunda gushyiramo bitukuza uruhu, harimo iyo bita hydroquinone ikaba yagira ingaruka zikomeye ku buzima, cyane cyane ku ruhu nk'uko nabivuze. Abakora aya mavuta bakaba bagira amayeri menshi atandukanye yo kugira ngo bayandike, ariko ntibe yashoborwa kumenywa n'umuntu uwo ari we wese. Nabaha urugero, nk'ubu ngubu murabona aya mavuta mfite mu ntoki, uyarebyeho hariho ahanditse ngo HQ muri ingredient ziyagize. Ubu ngubu iyi ni hydroquinone, ariko baba bagerageje kwerekana mu bundi buryo ku buryo umuntu wese atabasha guhita yimenya. Akorerwa hehe, mu Rwanda cyangwa mu bindi bihugu? Aya mavuta ngira ngo menshi 100% ni kako navuga, amenshi ava mu bindi bihugu, akaba ahanini rero aba yaninjiye mu buryo butemewe, cyane ko aba arimo bya binyabutabire za ingredient zitemewe. Hanyuma hari inama mwaha abacuruzi, urumva mukora mu rwego rw'igihugu rushinzwe kureba iby'imiti n'ibindi, nihe nama mwaha abacuruzi n'abaguzi? Murakoze cyane. Ndumva nahera ku baguzi cyangwa se abanyarwanda muri rusange, dufashe urugero nko kuri izi hydroquinone,
urebye ingaruka ziteza, icya mbere zangiza uturemangingo tumwe tugize uruhu ku buryo izo bita melanocytes zangirika, uruhu ntiba rugishoboye kugira wa mumaro. Mu mumaro waryo harimo gukingira umuntu imirasire y'izuba ishobora kugira ingaruka ku buzima, ku ruhu. Ikindi, uruhu ntiruba rugifite ubushobozi mu gihe umuntu yabikoresheje cyane bwo kurinda umuntu indwara zishobora guturuka kuri za mikorobe zitandukanye, za bagiteri, amavirusi. Iyo ni inama rero natanga, nuko abantu bakwiye kwirinda gukoresha izi product zisukura zikanoza umubiri zirimo aya ma ingredient atemewe, kubw'uko bishobora kugira ingaruka ari iz'igihe gito ari n'igihe kirambye, kuko bishobora no kugeza umuntu ku kurwara za kanseri. Inama rero nagira ababicuruza ni babireke, kuko murumva ko icya mbere bicuruzwa ku buryo butemewe, ahubwo bagire kujya babasha kumenya source, barangurira ahantu hizewe, bagura ibintu byujuje ubuziranenge mu rwego rwo kurinda ubuzima rusange bw'Abanyarwanda. Hanyuma hari ingano yemewe ya hydroquinone ku rwego rw'igihugu cy'u Rwanda, mwemera ingana gute? Nibyo nk'uko nabivuze muri rya teka rya minisitiri ryasohotse muri 2016 ryerekanaga urutonde rwa product zidakwiye kuboneka mu mavuta, ndetse rwerekanaga n'urutonde rwa product zikoreshwa ariko kuri concentration zigenwe. Ngira ngo kuri hydroquinone hari aho tugaragaza ko iryo teka rya minisitiri rigaragaza ko yagombye kuba iri hagati ya 0.3%. Urugero murabona nk'iyi ngiyo yari 2%, ariko nabwo icyo gihe byandikwa n'umuganga w'uruhu wabyigiye, ufite igihe cyangwa se ubonye umurwayi afite indwara ishobora kuvurwa n'imwe muri ya ingredient, nabyo bigakoreshwa mu gihe runaka, ntabwo ari igihe kirekire. Murakoze. Abangaba ni abanyagatenga mufashe, nabwo umurenge wavuga nawo udashyitse, twavuga ko hakiri icyuho hirya no hino mu gihugu cyangwa mwaraharangije? Ngira ngo iyo operasiyo yari imaze iminsi hagati ya polisi ndetse FDA nayo yari igizemo uruhare, ariko nibwira agiye iba mu gihugu ahantu hatandukanye, ndetse navuga ko izagenda inakomeza, ariko igisubizo kirambye ni uko abantu bahugukira bakamenya ingaruka z'aya mavuta, z'ibinoza bigasukura umubiri, birimo izi ingredient zishobora kugira ingaruka ku buzima bw'umuntu. Ibi bintu ko n'ubundi ari produit zangizwa, urakoze cyane. Produit zangizwa ziba zifite uburyo zangizwa n'ubundi, biba bifite uburyo bwabugenewe, ntabwo burya buri kintu cyose cyangizwa uko ubonye, kugira ngo rero birangizwa kuko bidakwiye gukoreshwa, kandi nk'uko twabivuze bifite ingaruka zikomeye ku buzima bw'umuntu. Ngira ngo hari ibishobora gutwikwa, hari ibishobora gutabwa, biba biterwa n'uburyo cyangwa se n'ibigize iyo product. Ngira ngo rero aka kanya wenda sinavuga ngo buri cyose kizaba disposed gutya, ariko buri cyose kiba gifite uburyo kigomba kuba disposed, kugira ngo nabwo bitazagira ingaruka ari no kuri environment. Murakoze. Afande, aba bantu mwafatanye ibi bikoresho, niba ariko nabyita cyangwa se ibinyabutabire, ubundi ni ibintu bisanzwe bihanwa n'amategeko cyangwa umuntu yagenda akarangura, bimeze bita amategeko y'Igihugu? Amategeko avuga yuko umuntu ukora cyangwa se agacuruza ibintu byangiza uruhu cyangwa umubiri cyangwa se bifitiwe inenge nk'izi ngizi, nk'uko byavuzwe n'uriya uhagarariye FDA, yuko ashobora guhanwa igifungo hagati y'umwaka n'imyaka 2. Murabizi rero, ngira ngo no mwaka ushize twigeze gufata abantu muri iki gihe cya corona mu gace k'inyamirambo muri Nyarugenge, nanone bacuruzaga ano mavuta ya mukorogo uko bayita atemewe. Hari ubukangurambaga bwabaye, hari ibikorwa bya polisi n'izindi nzego byabaye kugenda hirya no hino babisaka abo bantu babicuruza, ariko mu by'ukuri bigaragara ko abantu batumva. Ubwo rero igikurikiyeho nyine itumvise, inzego zibishinzwe ziragufata, zikawushyikiriza ubugenzacyaha, zikawushyikiriza ubutabera, ubwo noneho bugakora akazi kabo. Ariko none icyo tuvuga ni iki: umuntu ucuruza bino bintu biri hano akaba azi yuko azabizira, akongera akabicuruza mu gihe azi ko n'abandi bigeze kubizira, njye numva yuko rwose icyo gihe imitekerereze ye ishobora kuba ifite ikibazo. Murabona aba ni urubyiruko, ibi bintu sinzi ko ntabwo bikorerwa mu Rwanda ibyo ari byo byose.
iyo tubonye amakuru rero icya mbere ni uko abangaba bazakurikiranwaho kubicuruza, ariko turagira ngo tubabwire n'ababizanira yuko rwose ntabwo bitinda kandi turi bubafate bidatinze, kuko turabizi uburyo turimo gukurikirana uburyo biza. Hari amakuru tutari bugira ngaho ku itangazamakuru ko tubikurikirana abantu babizana, ariko bamenye yuko nabo rwose isare yose bashobora gufata. Kandi nicyo twari tugiye kongeraho, ese ntihaba hariho icyuho wenda mu buryo bwo gucunga binjiza ibicuruzwa biturutse hanze ku buryo biza bikinjira, hakaba nta buryo buhagije bwo kuba mwabikurikirana mukabikumira mbere y'uko byinjira? Icya mbere ni uko ubundi umuntu ntabwo afite inshingano, ntabwo amategeko amusaba kwinjiza ibintu bitemewe kwinjira mu gihugu. Byumvikane rero yuko nta n'uburenganzira afite kubyinjiza, ariko noneho iyo yashatse amayeri yose ashoboka akaba yabyinjiza. Niyo mpamvu iyo bigaragaye bifatwa nk'ibi ngibi tuberetse. Icya kabiri ni uko abizanye adafashwe. Aba bafashwe byumvikane neza yuko tuba dufite amakuru, arakurikiranwa akazafatwa, kandi ntabwo ari ubwa mbere tubiberetse, gusa turabaha ubutumwa yuko nabo bari bufata. Babafatwa se bo nta makuru batanze y'ababafashe kugira ngo babibone yinjire mu Rwanda kandi bitemewe? Amakuru turafite nabivuze, ntabwo abantu bafatwa tudafite amakuru. Byumvikane rero yuko tutari buvuge amakuru yandi ajyanye n'ibyo tutari tafata, ariko icyo twabizeza ni uko tuzabafata. Afunze igikorwa kuva cyatangira hamaze gufatwa ingano ingana ite? Ese amategeko avuga iki kuri amategeko? Twabivuze, ukavuga uko ahana aba bantu ibikorwa cyangwa se ibintu uko bingana byo ntabwo twabibara. Iyo bifashwe bijyanwa na nyirabyo mu bugenzacyaha no mu nkiko no mu bushinjacyaha, ariko icyo tuvuga ni uko bitemewe, nta n'impamvu yo gufata bikeya cyangwa se na byinshi. Umuhigo ntabwo ari ufata byinshi, ahubwo ni ukubwira abaturage bareke gucuruza na kimwe kuko kitemewe n'amategeko. Afande mu kanya mwatubwiraga yuko ibintu byigishijwe bihagije, ariko hakaba hari abantu banze kuva ku izima, wenda hari igihano gishobora kuba ari gitoya umwaka umwe n'ibiri, wenda hari ubundi buryo wenda ibihano byakazwa cyangwa se ni ukwerekera kuri ibyo bifite inzego zibishinzwe, ariko twebwe icyo tugomba gukora ni uko abarenga ku mategeko ahari tugomba kubafata kandi tukabashyikiriza nyine inzego zibishinzwe zikabakanira urubakwiye. Hanyuma ikijyanye n'uko abantu batinyuka gukora ikibi kubera ko igihano ari gitoya, ntabwo ari byo rwose, kuko ntekereza ko igihano cy'umwaka uri muri prison cyangwa se imyaka 2 n'amande agenderaho, ntabwo nzi yuko bizangana n'aka gaciro k'ibintu dufatiye aha ngaha ibyo uzabitakaje muri iyo myaka 2. Ubutumwa ku babicuruza n'ababikoresha? Abicuruza icya mbere ntibabireke kuko ntibyemewe, birahanirwa, bihanwa n'amategeko. Icya kabiri ababikoresha nabo bumvise yuko mu by'ukuri byangiza umubiri wabo cyangwa uruhu, hanyuma abantu bakore ibyemewe bareke gukora ibitemewe. Akabazo k'amatsiko afana, tuzi ko iyo bigeze ku biyobyabwenge polisi ikurikirana ubicuruza, yewe n'ubikoresha ikamukurikirana. Iyo bigeze kuri ibi ubikoresha bigenda bite? Twabivuze ko itegeko riteganya ko ari n'ubikora n'ubicuruza, itegeko niko riteganya. Ubwo rero abandi babikoresha nabo bamenye yuko ahubwo barimo kwangiza umubiri wabo, ntibabireke.